ese ushobora kugira imbaraga nyinshi ariko ikintu kimwe, ndavuze nti ese umuntu ashobora kugira imbaraga nyinshi ariko ikintu kimwe kikamusenya burundu? Uyu munsi kuri Edi Gospel Rwanda tugiye kuganira ku muntu uvugwa muri Bibiliya wari ukomeye cyane ariko amarangamutima n'urukundo bikamugusha. Mbere yuko tuvuga izina ry'uwo muntu, ndakwibutsa gukanda like, sharing iyi video kugira ngo ufashe kugeza ubutumwa ku bantu benshi. Utere comment ku cyo uri bwungukire muri iki cyigisho. Kandi nukunda ibyo dukora, ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ntiwibagirwe gukanda all notification kugira ngo video ugizeho ujye uyibona mu ba mbere. Ndaje gatoya. Uyu muntu uvugwa muri Bibiliya yitwa Samusoni. Uyu Samusoni muri Bibiliya avugwa mu gitabo cy'abacamanza guhera mu gice cya 13 kugeza mu gice cya 16. Avugwa nk'umuntu wari ufite imbaraga zidasanzwe, umuntu watoranyijwe n'Imana kuva akivuka. Ariko ikosa rimwe ryahinduye ubuzima bwe. Ndavuze ngo ikosa rimwe yakoze, one mistake change life. Ikosa rimwe yakoze ryahinduye ubuzima bwe. Nugumana nanjye kugeza ku musozo, hari isomo rikomeye uri buze kwigira kuri uyu mugabo w'imbaraga uvugwa muri Bibiliya. Gumana nanjye, niba ari ubwa mbere ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye tubana. Mbere yuko twiga amasomo twakwigira kuri Samusoni, reka tubanze tuvuge ku mateka ye. Sundi Samusoni ni muntu ki uvugwa muri Bibiliya? Samusoni ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura umunaziri cyangwa se uwerejwe gukora umurimo w'Imana. Samusoni yabayeho afite ababyeyi bombi, se yitwaga Manowa. Samusoni uyu ni umwana Imana wavutse Imana yamuvuze. Samusoni yatoranyijwe n'Imana mu gihe Abayisiraheli bari mu maboko y'Abafilisitiya kubera gukora ibyangwa n'amaso yabo. Ariko kubera urukundo rw'Imana ikunda abantu bayo, yemera gutuma malayika wayo aza mu isi abonekera Mukamanowa, amubwira ko ari ingumba itigeze kubyara ariko azasama inda akazabyara umuhungu, nuko yirinde kunywa vino cyangwa ikindi kintu gikomoka ku muzabibu, kuko uwo mwana azaba umunaziri kuva akivuka, kuko ari we uzakiza Abayisiraheli amaboko akomeye y'Abafilisitiya. Uwo mwana aravuka, arakura, agwiza imbaraga. Umwuka wera w'Imana atangira kumukoreshereza imahemedani hagati y'Isora na Eshitawoli. Samusoni uwo yanesheje Abafilisitiya 30, yishe intare n'amaboko ye, yishe Abafilisitiya 1000 akoresheje urwasaya rw'indogobe. Mu isoza rye yahiritse ibikuta by'umujyi n'amaboko ye. Uyu Samusoni nubwo yari ameze gutya, ariko ikosa rimwe gusa yakoze ryahinduye ubuzima bwe. Iryo kosa ni ugukunda abagore b'abapagani. Irindi kosa nyuma gukunda abagore b'abapagani ryatumye atigenzura, bituma akora irindi kosa ryo kutumvira Imana neza. Ibyo byaje kumugusha, aza kumenera ibanga umugore witwa Delila, aho akura imbaraga nk'uko tubisoma mu gitabo cy'abacamanza guhera kuri 16. Amateka ya Samusoni ni maremare, gusa ababishaka mwanyandikira muri comment tukazayavugaho ubutaha mu kindi kiganiro. Gusa uyu munsi tuvuge ku masomo twakwigira kuri Samusoni tudatinze. Reka dutangire. Isomo rya mbere twakwigira kuri Samusoni ni uko impano ntisimbura imyitwarire. Ushobora kugira impano zikomeye ariko nutigenzura bikagusenya burundu. Nk'uko Samusoni yari afite impano yo gukiza abantu, ariko kutigenzura bigatuma asenyuka. Nawe mwene data uri kumva iyi video, urasabwa kwigenzura kugira ngo udasenyuka. Ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ushobora kuba buri kazi kose ukora ukwiriye kwigenzura. Irindi somo twakwigira kuri Samusoni, kutumvira Imana bigira ingaruka. Samusoni yatakaje ibintu byinshi kubera kutitonda. Mwene data uri kumva iki kiganiro, uri kureba iyi video, ndagira ngo nkubwire ngo umvira Imana, kuko kutumvira Imana bigira ingaruka nyinshi.
Irindi somo twakwigira kuri Samusoni rya gatatu, Imana igira imbabazi kabona nubwo waba uri umunyabyaha kajana. Imana igufitiye imbabazi, ni inyembabazi nyinshi. Samusoni yakoze byose, akora amakosa menshi, ariko agarukiye Imana aciye bugufi iramubabarira. Nawe ushobora kuba wakoze amakosa menshi, waguye mu byaha byinshi bitandukanye, Yesu wagiye kure, ntugisenga, ntugisoma ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi uri kureba iyi video, Imana iravugana nawe igira iti igufitiye imbabazi nyinshi, ihora yiteguye imbabazi, yakugirira imbabazi uyu munsi. Wowe gusa yibwira ibikuremereye umutima, yiteguye kukubohora izo ngoyi zikuboshye, izo ngoyi z'ibyaha, izo ngeso mbi zakunaniye, yiteguye kukubohora. Andika muri komenti uti nizeye ko nakiriye imbabazi z'Imana. Niba wakunze ibyo dukora, ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye tubana, kora share kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi, kandi kanda komenti yawe ni ingenzi. Ntibagirwe gukanda all notification kugira ngo video ujye uyibona mu ba mbere. Murakoze, Imana ikomeze ibahaze ibyiza byinshi.